muri weekend tuvuyemo havuzwe byinshi bitandukanye kuba star dukunda yewe tunakurikira mu buzima bwacu bwa buri munsi. Gusa ariko nkundira muri aka kanya duhuriye muri iki kiganiro kuyo bita Time TV Rwanda tugaruka kuri iyi nkuru. Ni inkuru yo bita Davis ndetse no bita Element nkuko rumaze kubisoma neza kuri title itumye ukanda kuri iki kiganiro kugira ngo ugikurikirane. Gusa ariko mbere ko dukomeza icyo ngusaba ni kimwe gusa, kanda subscribe mu dusige commentaire yawe tujye tubana buri munsi. Gusa ariko ndaza kubiranya n'inkuru yabaye mu cyumweru cyashize, nibwo twabonye ko habaye igitaramo gikomeye, ni igitaramo bise Music in Space cyari kirimo abastari benshi batandukanye bakomeye banafite amazina akomeye. Twabonyemo bita DS Dora, tubonamo bita DJ Benda, tubonamo bita Bushari, tubonamo no bita Davis. Kuri no munsi nshaka yuko tuganiraho namakuru ahari, namakuru yizewe. Gusa ariko ushobora kwibaza uti ese byagenze bite nyuma y'uko kino gitaramo kibaye? Nibwo bita Freddy Musoni numwe mu banyamakuru bagezweho bari gukora ibintu byiza muri showbiz, benshi mumurikiranye muri aka kanya muramukunda cyangwa se muramufana. Nibwo yaje kumubaza ati ese wowe na Element kugeza kuri no munsi turabibona ntago mugikora na projet muheruka guhuriraho, ni projet bita Bermuda yari irimo bita Bulldog ndetse no bita Bushari n'ubundi baje no kuririmba nino ndirimbo kuri stage. Yamubajije icyo kibazo gusa ariko mu gutungurana uwo bita Davis D yaje gutangaza yuko nta kintu ashaka kubivugaho ku bibazo afitanye no bita Element. Ibyo byahise bubyutsa inkuru zahaheze cyangwa se icyatumye abangaba bashwana. Nibyo nyine gutugaruka kuri no munsi umenye uti ese no kubera icyo bita Davis D yazinitswe gukorana no bita Element kugeza kuri no munsi Element akaba atazongera gukora indirimbo bita Davis D mu gihe batari biyunga cyangwa se ngo bagire uburyo bahuza ibiganiro cyangwa se ibyo bibazo bafitanye babishyireho akadomo. Ni imwe mu nkuru zabaye nini nyuma yuko Davis atangaje ibyo ngibyo avuga yuko nta kintu ashaka kubitangazaho. Ku mbuga nkoranyambaga benshi baragiye barandika barakomantinga, abandi bakreya post ku mbuga zitandukanye zirimo Facebook, Instagram, TikTok, IG ndetse n'ahandi henshi hatandukanye. Gusa ariko nkundira nkwinjiza muri iyi nkuru cyangwa se nkwinjiza mu kiganiro cy'uno munsi muri ubu buryo ubashe kumenya uti ese byagenze bite, ese byaturutse kuki, ese no kubera iki aba baje gushwana nubwo batigeze babijyana ku mbuga nkoranyambaga cyane ngo abantu babibone. Dore uko amakuru ahari, ibi byose byaturutse ku ikorwa ry'indirimbo bita Bermuda. Ni indirimbo y'uwo bita Davis n'ubundi yaje kwishyura uwo bita Element. Amakuru haravuga yuko yari yamwishyuye amafaranga agera ku 500 kugira ngo abashe kumukorera iriya ndirimbo. Iyo ndirimbo yarimo aramukorera audio gusa, ariko muri icyo gihe cyangwa se muri iyo minsi Element yarafashe iyo projet yaje kugira uruzinduko rutunguranye ariko kumwe no bita Platini P berekeza mu gihugu cya Nigeria. Gusa ariko ajya kwerekezayo yari yaramaze gukora bimwe na bimwe cyangwa se hari bimwe na bimwe yamaze gutangira kuri indirimbo bita Bermuda y'umuhanzi bita Davis. Mu kugera muri Nigeria yarajyanywe n'izindi gahunda zirimo kuzamura ibikorwa bye, gucreate connection ndetse no kuzamura imikoranire myiza n'abaproducer bakomeye hariya mu gihugu cya Nigeria. Kuhagera rero ubwo barimo barakora ibindi bigiye ku ruhande bidafite naho bihuriye n'iyo ndirimbo yo bita Davis. Nibwo umwe mu basore babahangara muri Nigeria, umwe mu ntiti cyangwa se mu nzobere mu gucuranga aragacurangisha bita saxophone, mu kugacurangisha cyangwa se wakazobereyemo cyangwa se wanakize cyane. Nibwo Element yagize atya aramubwira ati musaza, hano mfite projet ndi gukoraho nayikumvisha kumva ukuntu imeze. Element nk'umwe mu ba producer bari kuzamuka yarakeneye kuzajya yumvisha abantu ibyo ari gukora, ari agenda bumvisha nyine ubwo buhanga bwe cyangwa se na projet ari kugenda fitingamo cyane yuko hari byinshi yararimo aragenda ageraho umunsi ku munsi. Element akimara kumvisha uwo musore wo mu gihugu cya Nigeria aramubwira ati boro niyo ndi gukora, niyo ndiho kugeza kuri no munsi. Undi akimara kuyumva yese avuga ati ni boro ya fresh, ni ibintu byiza cyane. Aramubwira ati ariko ino ndirimbo hari kuburamo akantu. Nibwo uwo musore yamubwira ati reka nkore ku buryo tubigenza. Nibwo yongeyemo ako kaboro bita saxophone aragacuranga. Abenshi cyangwa se abantu mukunda kumvira indirimbo bita Bermuda hari akandi kaboro mwumvamo kari kugenda fresh n'inyuma. Uyu musore yaramubwiye ati reka kano kantu tukongeremo, biraza kuba fresh, biraza gusa neza, biraza gutuma iyi ndirimbo iryoha cyangwa se ijye ku rundi rwego. Gusa ariko igihe hari icyo mbere yuko nkomeza nuko Davis D yari yaramaze kwishyura uwo bita Element ndetse hari n'icyo bita contract yuzuye. Element rero baragiye bakora byari bimujyanye muri Nigeria arabikorera bisoza aza kugaruka hano mu gihugu cy'u Rwanda. Urumva ko ibintu byaje kujyaho akadomo. Wa musore muri Nigeria ubyibuke yamaze kumukorera ako kaboro, yamaze kukongera mu ndirimbo. Gusa ariko ntago babikoze nk'akazi cyangwa se nk'ikiraka yaramuhaye, just byari kumwumvisha. Bora aramubwira ati aka kaboro niko ndi gukora, undi agashyiramo bya brag biraho bisanzwe. Gusa ariko icyo nakubwira cyo mbere yuko dukomeza,
abantu bo muri Nigeria cyangwa se production yo muri Nigeria biragoye ko bafata akantu nka brag, nibwo buryo bakora mu muziki, ariko nta mikino ibiri. Element akigera hano mu gihugu cy'u Rwanda yaraje amara iminsi, Davis tunumva communication irahari, indirimbo baranayikora barayisoza, gusa ariko Element yenda gutanga igihangano cyangwa se yenda gusoza imikoranire na Davis ndetse no bita Bulldog ndetse no bita Bushari, nibwo yaje kubona message iturutse mu gihugu cya Nigeria mubwira yuko agomba kwishyura amadolari agera kuri 700. Element yaguye mu kantu aravuga ati njyewe ntago nkeka yuko mwari kunyishyuza kuko ibyo twakoze byari just nka brag, ntago twigeze tuvuga ngo nzanye indirimbo nzanye song mumfashe tuyikore turebe ko hari ikintu twayihindura cyangwa se ngo mugire ibyo mwongeramo koze ko njyewe ndi umuproducer ufite ubushobozi bwose bwo gukora indirimbo nkayisoza nta bindi renze ko mwabyogeyemo nka brag. Baramubwira bati twebwe production hano tuba turi serie nta brag, twongeyemo instrument yacu, of course akazi kamaze gukorwa, ubwo rero ugomba kwishyura, bitari ibyo ushobora kwisanga ugeze mu bibazo bikomeye cyane. Element akimara kubona ino message byaramutunguye ndetse biranamucanga, ibintu biramuyobera muri make, urabyumva yibaze ujyanye ahantu igihangano bongeyemo akantu mu buryo utakekaga yuko ari akazi, deni none bana kwishyura amafaranga agera ku 500, abakwatse ibyako kantu wongeyemo bakwatsa amadolari agera kuri 700, umva ko n'amafaranga menshi ahabanye cyane nibyo bari bamwishyuye cyangwa se nibyo yari yavuganye kuri icyo gihangano. Nibwo uwo bita Davis yakomeje kubwira Element nshaka igihangano cyanjye kugira ngo indirimbo nyisohore ijye hanze kuko iminsi iri kunshikura bizi ndi hitmaker, twakoranye indirimbo zitandukanye zirimo boy, indirimbo ziba virus, rero none munsi nagira ngo umpereze indirimbo. Element aramubwira ati musaza hari ikibazo cyaje kuvuka mu cyangwa se hari imbogamizi twaje kugira no nyira mu musobanurire kugira ngo tubashe guhuza nawe ubyumve deni ibintu bijye ku murongo. Element nibwo yaje gusobanura bita Davis uko byagenza, amubwira yuko hari amadolari 700 ya instrument bongeyemo agomba kumwishyura kugira ngo ayatanga yishyure mu gihugu cya Nigeria. Davis nk'umuntu wari waramaze kwishyura amubwira ati ibyo bintu ntago byumvikana, nta nubwo nshaka kubyinjiramo, icyo nakoze cyo nge narakwishyuye ngo nkorere indirimbo ranabyemera, ibyo bindi wagiye kongeramo ntabyo nagutumye koze icyo twavuganye cyarabaye narakwishyuye byaranangiye. Element kubyumva aravuga ati ibi bintu ntago bishoboka, sinshobora kubikora. Element aza kwigira inama yo kumwima iyo ndirimbo. Amakuru aharavuga yuko uwo bita Davis ndetse na team ye cyangwa se no munyamategeko wabo bahise bafata icyemezo cyuko bagomba kwitabahaza inzego kugira ngo uyu musore abahereza igihangano cyabo bishyuriye. Uyu rero Element ubwo yari ari mu rugo nibwo yaje kubona message itunguranye imubwira yuko agomba guhitamo ibintu bibiri, ese arajya kwitaba cyangwa se araza gutanga igihangano cy'abahanzi yakoreye. Element ntabwo yigize atindikanye nk'umwe mu basore bafite mindset ya fresh cyangwa se bazi gutekereza, ntabwo yigize atekereza yuko yajya mu manza zikomeye nabo bastari cyangwa se ngo bajye muri duel nini, nibwo yavuze yuko agomba kubahereza indirimbo. Element yaravuze ati ngomba kubahereza indirimbo, ubwo nta kundi n'ijye ugomba kubyimenyera. Gusa ariko icyo wamenye cyo Element yatanze indirimbo bita Bermuda, indirimbo ihereza Davis yishyura n'amadolari agera kuri 700 abahanzi aba producer bo muri Nigeria bari bashyizemo karakaboro. Uwo munsi nibwo urwango hagati ya Element ndetse no bita Davis cyangwa se kwacha cyangwa se kurika gukorana byahise bitangira, kugeza kuri uno munsi ukaba utakibona projet yo bita Element ndetse no bita Davis, tukaba tutakibona imikoranire yabo, tukaba tubona yuko uwo bita Davis adashobora kuganira ko bita Element cyangwa se ngamugarukeho na rimwe. N'uwo munsi ibintu byakaze birakomera, kugeza kuri uno munsi ari gusanga ari ibintu biri gusana, kugeza kuri uno munsi benshi baribaza bati ese ni Element wahombye, ese ni Davis wahombye. Gusa ariko mu kiganiro bita Fred Musoni yagiranye no bita Davis yaje kumubwira ati hari ibyo mukwiye kumenya, nibyo koko Element twarakoranye dukorana n'amahiti ya Fresh ndetse no kuri album yanjye Afro Killer, hari byinshi yakoze ndetse hari na byinshi yamfashije. Gusa ariko mugomba kumenya ko mbere ya Element hari Davis cyangwa se Shaniboy umeze Fresh. Shaniboy uri gukora imiziki gakundwa, Shaniboy yakoraga imiziki ikagira ku rwego mpuzamahanga, kugeza kuri uno munsi ntago twavuga yuko Element ari we muntu wankoze. Ati kandi kugeza kuri uno munsi naho tudakorana ndi gukora ibintu bya Fresh. Murabizi ko indirimbo bita Loro ari kumwe n'uwo bita producer Loda, nimwe mu ndirimbo ni nayo ndirimbo imaze kurebwa cyane kuri chaîne ya YouTube yo bita Davis. Niyo nkomoko n'urwango rwo bita Element ndetse no bita Davis. Kugeza kuri no munsi benshi bavuga yuko igikuye cyangwa se ikintu cyagakozwe kugira ngo ibintu bijye ku murongo cyangwa se bise neza, nuko bano basore baba hitmaker bose bagezweho bashobora no gukora na collaboration ikahinduka ikindi kintu bakeneye kuba bakiyunga cyangwa se bakagira indi mikoranire cyangwa se bakagira uburyo bahuzwa n'abakire cyangwa se n'abandi bantu babari hafi kugira
kugira ngo music yabo igere kure cyangwa se na production yo kuri side yo bita Element b'ikintu kinini kuko go producing indirimbo yo bita Davis ni ibintu bisa neza cyane ni ibintu biri kugenda bikorera aba producer bari gukorana nawe kugeza kuri no munsi hari project igiye gusohoka ibyo twarabibonye yabiteguje bench kugeza kuri no munsi ndagushimiye wari nkurikiye muri aka kanya nkusobanurira inkomoko yo gushwana ko bita Element ndetse na Davis mu biganiro by'ubutanu tuzagenda tugaruka ku nkuru zitandukanye icyo ngusaba cyo ni kimwe nugo kanda subscribe ugasiga commentaire ubundi no video ukayisharinga ku bantu bandi ndabakunda cyane ni umusore wanyu Philox Aime reka tuzahure mu kiganiro cy'ubutaha